nongeye kubasuhuza abakurikiranye Truth TV by'umwihariko uyu ni B1 Promoter. Nongeye kugarura umutumirwa rero Boston, niwe tugiye kuganira mu biganiro bigiye bitandukanye. So rero reka atumusuhuze. Boston, mumeze mute? Amakuru y'iminsi. Twishimiye kongera kugutumira no kugaruka muri studio za Truth TV. Urakoze cyane B1 kunyakira muri Truth TV. Ni byiza cyane kugaruka hano tukongera tukaganiraho, biba bishimishije. Ni byiza cyane nawe wakoze B1. Boston, rero ikibazo uyu munsi mfite ni ukugira ngo utuganirize, utwereke ishusho y'umuziki w'u Rwanda n'u Burundi, kubera yuko abarundi hari ukuntu uba ubona bashaka kwerekana yuko umuziki wabo uri hejuru y'u Rwanda, ariko nanone ibikorwa bigasa nkaho byivugira ko ibyo bintu bidashoboka. Boston, ndagira ngo twereke ishusho y'iyi game y'u Rwanda na game y'u Burundi. Ese bimeze gute? Ubifata gute entertainment aho hantu habiri ihombi? Urakoze B1 ku kibazo cyiza umbajije. Umuziki w'u Rwanda n'u Burundi ni industry ebyiri zitandukanye cyane, kubera yuko umuziki w'u Rwanda kuri njyewe n'imboni n'imyaka maze nkurikirana ino industry, umuziki w'u Rwanda uri hejuru y'uw'u Burundi. Ibyo ngibyo rwose tubyemere, kubera yuko n'abahanzi nyarwanda bagenda baba abanomine mu mawadi atandukanye bigenda bigaragara. So umuziki rero w'u Rwanda uri hejuru y'uw'u Burundi, ariko bitari cyane, kubera yuko n'umuziki w'u Rwanda urakishakisha. Ibyo narabikubwiye mu kiganiro cyashize. So n'umuziki w'u Burundi rero hari byinshi ukiga, hari byinshi ugikeneye kugeraho, cyane cyane yuko umuziki w'u Burundi buriya unirefera ku w'u Rwanda. Buriya abarundi ni ukuvuga ngo bo bisanisha ku muziki wa hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo umuziki wa hano mu Rwanda iyo urimo uzamuka n'umuziki w'abarundi uba urimo uzamuka. So ni ikintu rero kigaragaza yuko umuziki w'u Rwanda ho ntago wawugereranya cyane n'uw'abarundi, kubera yuko umuziki w'u Rwanda uri hejuru. Dufite n'abahanzi bari hejuru y'aba Barundi. Abahanzi b'i Burundi yego ni abahanzi beza banamaze, hari n'abamaze imyaka myinshi muri game, abo ba Big Fizzo, ba Roriro, ndetse n'abandi bahanzi batandukanye nabo ba Satipi bamaze imyaka muri game. Ariko natwe dufite abahanzi bamaze igihe muri game, babo barahari, ba Meddy, ba The Ben, n'abahanzi beza. Ntago rero wavuga ngo ni bande bari hejuru ni bande, ariko umuziki w'u Rwanda byo tubyemere uri hejuru y'u Burundi. Ibyo ngibyo byo nabiguhamiriza muri ubwo buryo B1 Promoter, kubera yuko umuziki w'u Rwanda umaze igihe wiyubaka, kandi abashoramari bawushoramo amafaranga kandi bawugiramo ubwitange. Umuziki wa hano mu Rwanda rwose abasore baritanga bagakora ibintu byinshi cyane kuri bije baba bafite. So niyo mpamvu rero ni Burundi yego baritanga bakora ibishoboka byose, ariko umuziki w'u Rwanda tubyemere ko uri hejuru y'uw'i Burundi. Ntago nagereranya percentage, ariko niko bimeze, tubyemere uko niko kuri B1 Promoter. Ese Boston, ari u Rwanda n'abarundi kuri materiel, ibikoresho by'umuziki, amastudio, ubona ari bandi bari hejuru? Kubera yuko icyo kibazo nacyo uba ugomba kugidusobanuraho kugira ngo turusheho gusobanukirwa industry. Abo bantu bahanganye ibikoresho bimeze gute, bakoresha amastudio bihagaze gute? Wadusobanuriraho Boston kugira ngo turusheho kugenda tubyumva neza. Urakoze B1 Promoter ku kibazo mbajije kuri materiel abanyarwanda n'abarundi. Abahungu b'i Kigali bafite materiel nyinshi cyane kandi ziri heavy, zihenze cyane, kubera yuko nabikubwiye ngo abanyarwanda uretse no kuba ibi bintu babikunda babishoramo amafaranga. Urumva nk'umujene ufite amadolari ye nk'ibihumbi nka 5 akaba akunda umuziki, ni ukuvuga ngo we ikintu cya mbere agura ni materiel. So rero hano i Kigali tubwizanyije ukuri hari materiel zihenze, abahungu mu mastudio basigaye bakoresha za maka. So rero ni ikintu kigaragaza yuko umuziki wo mu Rwanda na materiel abahungu baraguze kandi materiel zihenze. Ni nayo mpamvu iyo ugiye kumva umuziki wa hano mu Rwanda n'uw'abarundi kuri za mastering n'ibindi bigize umuziki, uhita wumva ko indirimbo zakorewe i Kigali, amastudio y'i Kigali ari hejuru cyane. Bano bagabo ba Bobo Pro, bano ba producer ba Element na ba
Leza Beat n'abakina Beat n'abandi benshi cyane ntarondoye amazina na ba Rubits. Aba ba producer bafite ibikoresho biri hejuru cyane, biri karite. Ni nayo mpamvu mba mbikubwira yuko umuziki w'u Rwanda n'umuziki w'u Burundi mu by'ukuri umuziki w'u Rwanda uri hejuru, kubera yuko i Kigali hari materiyeri ziremereye kandi zihenze zitanga umuziki uri quality. Ni nayo mpamvu nabigusobanurira neza nkakubwira ni abahungu hano i Kigali bagura materiyeri batitaye kuvuga ngo bagiye feedback yo mu muziki. B1 Promoter, ibi ndabikubwira nk'umuntu rwose ubizi umuziki abahungu b'i Kigali, abasujene b'i Kigali bawushoyemo amafaranga. Ni nayo mpamvu na materiyeri nakubwiye ngo ziri hejuru. Materiyeri abahungu b'i Kigali bakoresha zirahenze cyane kandi zirekura umuziki uri quality. N'abarundi barazifite yego nibyo, ariko kuri materiyeri bwo nabo uzababaze, uzagire umwe uhamagara, uzahamagare bano basore b'i Burundi bakurikiranya entertainment yabo ubabaze. Ariko mu Rwanda dufite materiyeri ziri hejuru y'iz'abarundi cyane rwose. B1 Promoter. Boston, tuvuye kuri ibyo by'u Rwanda n'u Burundi, materiyeri n'ibiki byose, ndagira ngo dusobanurire kubera iki hano muri Afurika cyangwa se mu Rwanda muri industry yacu bamwe mu bahanzi bibagora kuba bafite ayo ma YouTube account kugira ngo abatunge, kandi tubona hari aho byashobotse aho muri Amerika abahanzi benshi batunzwe n'ama platform yaho. Boston, ndagira ngo udusobanurire kuri icyo ngicyo, kubera yuko hano muri Afurika biracyakomeje kugorana nubwo hari bamwe ama YouTube social media yabo atunze. Dusobanurire kuri icyo kintu turusheho kugenda tubyumva neza. B1 urakoze, icyo ni ikibazo cyiza. Hari abahanzi ba hano muri Afurika batarasobanukirwa n'izi social media ko uzabatunga zabishyura, kandi ugasanga ni n'aba content creator ibyo bintu barabizi, ariko kuba batekereza icyo kintu cyo kugana ano ma social media ngo atangire abishyure, kubera yuko nk'umuziki wo muri Amerika ibyo ngibyo urabizi yuko bano bagabo baho batunzwe n'ikintu bita zino social media. Rero na hano mu Rwanda hari abahanzi benshi batarasobanukirwa n'izo social media uko zabatunga. Iki ngiki rero ni ikintu nashishikariza abahanzi bakinjira muri game ndetse n'abayimazemo imyaka ko bakorana n'izi social media, noneho zikajya zibatunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko mu by'ukuri twemere yuko ino si yacu ahantu iri kugana ni mu buryo bw'ikoranabuhanga. B1 Promoter, niyo mpamvu rero buri muntu wese agomba kujyana n'iri koranabuhanga kandi rikamuteza imbere mu buryo bwihariye, kubera yuko bano bahanzi nibanga kugendana n'iri koranabuhanga bazashaka kugendana naryo ryarabasize. Nko muri Amerika abahanzi 95% batunzwe na social media zabo. Niyo mpamvu rero naha iwacu twakabishishikarije abahanzi bagatungwa n'aya ma social media bakayakoresha, tugasangaho ibikorwa byabo, kuko rimwe na rimwe hari n'igihe dushaka ibyo bikorwa byabo tukagira gute, dushaka ibyo bikorwa byabo mu by'ukuri tukabibura, kandi ugasanga ni ikibazo gikomeye. Kandi mu by'ukuri twakabaye dushaka ibyo bikorwa byabo bakoze kuri izo social media, ubundi nabo bakahakura amafaranga yagatumye bongera no gukora ibindi bikorwa, kubera yuko nk'umuhanzi arakubwira ati mfite ikibazo cy'amafaranga, ukibaza ukavuga ati ese umuhanzi ufite ikibazo cy'amafaranga social media zaraje, yakabaye yafata izo social media akazibyaza amafaranga, noneho ubundi akabona amafaranga ajyana muri studio no gukora ibindi bikorwa just noneho akaba umusitari nyine unagaragarwaho amafaranga, ufite amafaranga kandi utari wa wundi uhora utaka ngo muntera inkunga nkore audio, muntera inkunga nkore video. Oya, ayo mafaranga yose agaturuka kuri social media ze. Hari n'igihe ugenda niba utazi no kuzikoresha wafata umujene urangije kubyiga wabyigiye hanze aha barahari, akajya gukoreshereza izo social media, ubundi amafaranga ukuyemo ukamuhembaho, ariko nawe wa muhanzi we ukagira ikintu bita profile, ukaba uri ahantu hafatika social media zawe zigutunze. Icyo ngicyo rero B1 nicyo numva navuga kuri icyo cy'abahanzi badakoresha social media, kandi muri Amerika 95% zibatunze.
Boston ndagira ngo tusobanurire ku kintu kijyanye na Illuminati, abahanzi babamo bo muri Amerika. Hano dufite ilisiti y'abahanzi 10 b'abanyamerika bari muri Illuminati, ariko bivugwa ko bari muri Illuminati, ntago biri confirmed. Ariko se mu by'ukuri Boston uburyo Illuminati uyibona ibaho, ese kubera iki abahanzi bo muri Afurika batarajya muri iyo Illuminati ngo tubone yuko noneho iyo Illuminati ihari kandi kuko itanga imbaraga? Utubwire nyine uburyo n'ishusho iyo Illuminati uyibonamo, nubwo rimwe na rimwe aba ari amakuru utapfa guhagararaho, aba ari amakuru uba ubona ko ari amakuru y'igihuha mu by'ukuri. B1 urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Illuminati ukuntu nge nyibona, Illuminati ni groupe, ni agatsinda ndetse ni agatsiko kafite amabwiriza yako kagenderaho, ariko kuhita ugahuza na Sekibi Satani bwo ntago nahita mbiguhamiriza, ni ibintu bigoye. Ariko Illuminati kuba ari itsinda ryo kuba rihari rirahari, ndetse hari n'abavuga ko babamo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rega B1 kuba wakora itsinda, nawe ushobora gukora itsinda ryawe rya Illuminati cyangwa se ukagira ukundi uryita, rifite amategeko n'amabwiriza, genda ukagira n'imigenzo ushyiraho umugenderaho. Na Illuminati rero nuko nguko, nubwo buryo iriho ibayemo, ifite amategeko yayo, ndetse niba hari n'ibitambo batamba simbizi, ariko Illuminati bwo kuba ari itsinda, ni itsinda rihari kandi rigari, rifite n'amafaranga, ribamo ndetse n'abanyabwenge n'abantu bafite amafaranga ku isi. Ariko ibindi byo kuvuga ngo Illuminati wagira aho uyihuriza na Satani se B1, Satani ni invisible, buri ikintu kitagaragara biragoranye kucyemeza. Ariko niba bano ba star tuzi ngo barahari, barihariya kandi n'ibikorwa bakora turabizi, ni nayo mpamvu rero no kuba bakibumbira mu itsinda rimwe bakagira ibikorwa bemeranwaho bazajya bakora, ndetse n'uburyo bazajya batambamo ibyo bitambo byabo nk'uko nyine mu mategeko ya Illuminati. Ndetse n'iyo usomye byinshi kuri internet babikwereka ko batamba ibitambo bitandukanye. Nubwo buryo Illuminati rero B1 nyifatamo ni itsinda riteye gutyo. Boston, mbere yuko tugera ku musozo, turagira ngo tubwire kuri hip hop nyarwanda. Hip hop nyarwanda ifite abasore bazi kuyiririmba neza, ariko biragorana yuko bagera ku rwego rwa East Africa ngo bahangane, ndetse n'urwego rwa Afurika muri rusange. Kandi ubona dufite abaraperi beza bazi kuririmba. Impamvu ubona ari iyihe? Muri rap hano mu Rwanda ari sawa, ariko wajya kuri international bano basore ukababura, ni iyihe mpamvu Boston? B1 urakoze cyane. Kuri hip hop nyarwanda yo abajene barimo barayikora, ariko mu by'ukuri twemeranwe yuko hip hop nyarwanda yasubiyemo inyuma, ntago bikiri nka mbere, kubera yuko wasangaga mbere bano bajene bashakaga kugira ngo hip hop igere kure, igere ku mateleviziyo ya internationali za Trace n'izindi channel. Ariko muri iyi minsi bari kwibanda hano mu Rwanda cyane no kuri za social media, so niyo mpamvu rero tutakiri kubona hip hop nyarwanda ku rwego rwa East Africa ndetse na Africa. Ariko mu Rwanda ho barakora rimwe na rimwe, ariko nabwo ntago bagifite imbaraga nk'iza mbere. So rero dukeneye kubona hip hop nyarwanda igera ku rwego rwa East Africa ndetse na Africa, tukabona natwe mu Rwanda hari guturuka abaraperi beza nk'uko mu bindi bihugu haturuka abaraperi. Muri Kenya bafite uyu mugabo Khaligraphy Jones, tubone abo ba Sarkodie, tubone abo bahanzi baraperi baturuka mu Rwanda nabo bandika izina ku rwego rwa Afurika. So nicyo rero dutegereje, ariko muri iyi minsi barakonje, ntago bari gukora cyane. So reka dutegereze turebe yuko byagenda neza. Nibyo bintu twizeye, kubera ko hip hop nyarwanda ni injyana yakomeje kugaragaza yuko yakomeje kugerageza gukora cyane, cyangwa se yakomeje kwigaragaza kurenza izindi, kurenza R&B, kurenza Afropop n'izindi hano mu Rwanda. So reka turebe rero ko bano bajene bazongera bakabyuka, ibintu bakabishyira ku rwego rwa East Africa ndetse na Africa muri rusange. Boston, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Truth TV Rwanda, by'umwihariko nitugukenera ubutaha twizeye kuzagaruka. Ni iki kintu dusoza cyangwa se usoza watubwira?
B1 nawe wakoze cyane kuntumira, nishimiye kino kiganiro twagiranye. Nsoza rero icyo nabwira abantu turi kumwe muri iyi industry nyarwanda ni ugushyira hamwe, ni ugufashanya, ni support, tugashyigikirana kugira ngo runo ruganda, ino industry tuyubake, ino show business amafaranga aboneke kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nawe B1 promoter akomereza aho ngaho kuri Truth TV Rwanda, ugenda utegura ibiganiro bitandukanye. Niyo mpamvu nanjye mba nemeye kuza kwitabira ikiganiro cyawe kugira ngo nkushyigikire, ndetse n'iki kiganiro cya face to face watangije kinamenyekane. Ujye unatumira n'abandi bantu rwose batandukanye. Hari ikiganiro ejo bundi nabonye wakoze nacyo cyiza. So rero nanjye reka mbashimire kuri Truth TV Rwanda, mwakoze cyane. Nakagaruka nimuntumira nzagaruka. Mwakoze cyane. Boston arakoze cyane, namwe mwari mukurikiranye kino kiganiro mwakoze cyane, ndetse n'ubusesenguzi bwe bwari buryoshye cyane. So ubutaha nitumukenera tuzongera tumubwire. Njye nari B1 promoter, iyi yari Truth TV Rwanda. Nawe utarakora subscribe, ukora subscribe, tujye tubana gatanu kandi bino biganiro bikomeze bikugereho. Njyewe nabikubwiye ati nari B1 promoter. Ciao ciao.